Shalom shalom bene data bakunzi ba Anaweza TV ndabashuhuje mu izina rya Kristo Yesu amahoro y'Imana bane namwe Uwiteka Imana abarebe neza abishimire uyu ni wa mwanya wacu mwiza cyane wo kuganira ku ijambo ry'Imana yewe ndi mama Matilda nkuko bisanzwe ndabashimiye cyane ubufatanye n'urukundo mukomeje kutugaragariza kuko uyu murimo ntabwo twabasha kuwukora twenyine Uwiteka abishimire kandi abahaze mu byifuzo byanyu byose mu izina rya Yesu tushimye Imana kwitureme undi munsi mwiza w'umugisha kugira ngo twongere kugaruka imbere yayo n'ubuntu bw'Imana bene data mukajye mubyibagirwa kuko hari benshi baba batambutse uyu ni undi munsi tugezemo ejo hari abatambutse ijoro naryo hari abaryamye ntibabyuka niyo mpamvu dufite impamvu zihagije zo gushima Imana ko iba yatubereye maso. Haleluya. Reka rero tuganire ku ijambo ry'Imana ariko tubanze duhamagara Imana. Mwami Imana turagushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye kurinda kwawe kwiza, tugushimiye kubana natwe ukaturinda ukaturengera. Uyu nundi munsi waduhaye kugira ngo tunezererwemo icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Kristo. Turagutumiye rero muri uyu mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Ngwino utegeke, ngwino uyobore, Mwuka wera w'Imana ngwino ube hagati muri twebwe, yaba ari jyewe yaba ari abakunzi ba Anaweza bakurikiye ijambo ryawe muri uyu mwanya. Twebwe twese tukugirireho umugisha, ntacyo tubasha gukora atari wowe. Icyubahiro cyose no guhimbazwa bibi byawe mwami mu izina rya Yesu, amen. Uyu mwanya rero mufate Bibiliya zanyu tuganire ku ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ntihagire ikigukura umutima. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kuvuga uti uyu mumama noneho aratubwira ibiki? Ntihagire ikidukura umutima n'ibibazo byose dufite, ntihagire ikidukura umutima n'abarwayi mfite n'ubushomeri n'ibigoranye, ntihagire ikigukura umutima kuko Imana iri mu ruhande rwawe ari nyembaraga. Haleluya. Ubundi ku bwawe no ku bwanjye nta mbaraga dufite zo kwirwanirira, ariko kuko twizeye inyamaboko inyembaraga, ntihagire ikigukura umutima kuko irihagije mu bubasha no mu bushobozi. Irabishoboye kurwana urwo rugamba wowe udashoboye. Niyo mpamvu nkubwira ngo ntihagire ikigukura umutima uko cyaba kimeze kose. Yego ni byinshi, ibikubabaje ibikugoye ni byinshi, ariko naje kubwira ngo ntihagire ikigukura umutima kuko iyo wizeye irihagije. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ingoma za kabiri. Hano Ingoma za kabiri ibice byaho 20 guhera ku murongo wa 15 turamanuka ndakubwira aho tuza kugeza. Turaza kurangiza iri jambo wamaze kumva ko nta gikwiye kugukura umutima. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ati nimwumve yemwe Bayuda mwese namwe baturage b'i Yerusalemu nawe mwami Yehoshafati, uko niko Uwiteka avuze, mwitinya kandi mwikurwa umutima n'izo ngabo nyinshi kuko urugamba atari urwanyu ahubwo ni urw'Imana. Haleluya. Ahubwo ni urw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Aha tuhumvise ijambo ryiza. Uyu ni umuhanuzi, ni umukozi w'Imana wababwiye ati mwitinya kandi mwikurwa umutima n'izo ngabo nyinshi zibateye, abwira umwami Yehoshafati n'abayuda bose. Abaturage b'i Yerusalemu bose bari batewe ubwoba n'ingabo nyinshi zari zihagurukiye kubarwanya. Yesu nashimwe. Hari ingabo nyinshi zari zihagurukiye kubarwanya. Noneho umwami Yehoshafati agira ubwoba, aterwa ubwoba n'izo ngabo zihagurukiye kubarwanya. Abwira abaturage bose, abwira abayuda bose ati yemwe Bayuda mwe nimuhaguruke dutakambira Imana, turirire Imana yacu, tubwire Imana uru rugamba tugezemo. Izi ngabo ziruteye ni nyinshi, zirakomeye, turusha amaboko, ntabwo twabasha kuzirwanya. Ariko nimuze tujye imbere y'Imana yacu tuyitakambire, tuyibwire ibi bibazo, tuyibwire izi ngabo zihagurukiye kuturwanya, tuyibwire ko tudashoboye, tuyitabaze ize iturwanirira. Haleluya. Imana ireba uburyo abayuda bose baciye bugufi, ireba uburyo bashaka mu maso y'Uwiteka, ireba uburyo batakamba, ireba uburyo bayitabaza, bayereka ko bo badashoboye, bayereka ko ariyo biringiyeho ubutabazi, bayereka ko ari ishobora byose. Imana irebye uburyo umwami Yehoshafati ashishikarije abaturage ayoboye gushaka Imana no kuyiririra no kwitabaza muri ibyo bibazo n'ayo makuba barimo, Imana inezerwa umutima wabo wo guca bugufi no kuyegurira ibyo bibazo bagize.
irababwira iti mwitinya, igenderereye umuhanuzi arababwira ati mwitinya nimwumve uko Uwiteka avuze. Haleluya. Imana ishimwe ko habaho abahanuzi bumva ijwi ry'Uwiteka bakatubwira ibyo umwami Imana abavuze. Yesu nashimwe cyane. Imana iramugendera amubwira iti bwira Yehoshafati n'abaturage b'i Yerusalemu bose be gutinya, kuko uru rugamba atari urwabo, ngewe nzarurwana, Uwiteka ndarushoboye. Haleluya. Mwumvise ukuntu yabahumurije ati mwitinya kandi mwikurwa umutima n'izo ngabo nyinshi zibateye, kuko urugamba atari urwanyu, ahubwo ngewe Uwiteka nzarurwana. Yesu nashimwe. Ati Imana yanyu izabarwanirira. Bumvise iryo jambo barahumurizwa, barongera barakomera, bizera Imana, baratuza, ubwoba burashira, gutinya kuvaho. Baravuga bati ubwo Imana iri mu ruhande rwacu ntabwo izi ngabo zizadushobora. Nubwo ziteye ubwoba, nubwo zikomeye, nubwo ziturusha imbaraga, ariko icyangombwa nuko twumvise ko Imana ari izarurwana, yuko uru rugamba atari urwacu. Haleluya. Imana ibaha strategy, ibabwira uburyo bazitwara muri uru rugamba. Irababwira iti mwebwe muzihagararire gusa, murebe agakiza, yewe ndi bubazanire. Ibaha amabwiriza. Reka tumanukeho gatoya twumve uko Imana yababwiye. Tujye ku murongo wa 16, arababwira ngo ejo muzamanuke mubatere, dore barazamuka ahaterera hajya Isise, muzabasanga aho ikibaya giherera mu butayu bw'Yeruweli. Muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana, muzahagarare mwireme inteko gusa, mwirebera agakiza Uwiteka azabaha, yemwe Bayuda n'ab'i Yerusalemu. Mwitinya kandi mwikwiheba, ejo muzabatere, kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Maze Yehoshafati yubika amaso hasi, Abayuda bose n'ab'i Yerusalemu bikubita hasi imbere y'Uwiteka, baramuramya. Yesu nashimwe. Baramuramya, bizera ijambo ry'Uwiteka, bizera n'umuhanuzi Imana yatumye. Baramuramya, baramya Uwiteka, baravuga bati mwami Imana ushimwe kuri kumwe natwe, ushimwe kugiye kuturwanirira. Ukomeje gusoma iki gice ukamanuka, wareba ukuntu Abayuda banesheje za ngabo zari zibateye. Abamowabu baraneshejwe, baneshwa n'Abayuda, kandi mu bigaragara bari bakomeye babarusha imbaraga. Ariko kuko Uwiteka yivugiye ijambo rye akavuga ati mwikurwa umutima n'izo ngabo nyinshi zibateye, mwigira ubwoba, koko giye Uwiteka nijye uzarwana urwo rugamba, ntago muzarinda kurwana, simwe muzarwana, ngewe nzabarwanirira. Haleluya. Abaha strategy, ababwira uburyo bitwara, ababwira uko bakora, ababwira ati hanyuma muzihagararire, murebe agakiza ku Uwiteka, murebe ibyo nzabakorera. Mwene data, naje kukubwira nkurikiye muri uyu mwanya ngo birashoboka rwose ko waba unyura mu byago n'amakuba bitandukanye. Waba ufite ibikugoye biguteye ubwoba, yewe waba ubona nta n'inzira yo gutabarwa, waba ubona ntaho byaturuka, ku buryo kukubwira iri jambo urumva ari nk'amakabya nkuru. Ariko iri ni ijambo ry'Imana, ntabwo ari ijambo ryanjye. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana, kandi Imana iba inyuma y'ijambo ryayo. Imana ntabwo ijya ivuga amasigara cyicaro. Iyo Imana ivuze ibizi uko izabigenza. Ntabwo tuyigira inama, ntituyibwira ngo nyuraha. Ntabwo tuvuga ngo maze imyaka 10 mu bushomeri, none wowe urambwira ngo ne gutinya nintuze ngo nzabona akazi. Abana banjye babuze na minervari kugira ngo basubire ku mashuri, abandi baragiye, abanjye baricaye, none urambwira ngo nikurwe umutima. None se mwene data, gukuka umutima biraza kukumarira iki? Ngewe ninkurwa umutima n'ibibazo mfite biramarira iki? Igisubizo ni ikihe uretse kubura amahoro, tukarara tudasinziriye? Niki kindi twahindura ku bibazo dufite kubw'imbaraga zacu? Oya, nta na kimwe. Yesu ashimwe cyane. Nta na kimwe. Icyo dukwiriye gukora ni ukwisunga Uwiteka, tukakira ijambo ry'Imana nk'ubuhanuzi, tukakira kugira neza kw'Imana, tukamenya ko izaturengera nk'uko ivuze mu ijambo ryayo, nk'uko yabwiye Abayuda, kandi ikazi kabarengera. Yarabarengeye. Izi ngabo zari zibateye zaratsinzwe, baraneshejwe, kandi bari abanyamaboko, bari abanyembaraga. Yego, ibibazo ufite birakomeye, bifite imbaraga rwose, bifite n'ubukana bukomeye. Oya, indwara urwaye ifite ubukana bukomeye, n'abaganga bakubwiye ko bidashoboka. Ariko kuba abaganga barabivuze, cyangwa kuba iyo ndwara ifite ubukana bukomeye, kuba idakira,
hari indwara zigize ngo ntizikira zihaye amazina ateye ubwoba. Kuba ari indwara ngo idakira ariko abaganga bavuze kandi nawe urebye ukuntu igukomereye wumva ko itakira, ibyo ntibikwiyeho imbaraga z'Imana. Ibyo ntibikwiriye gutuma unanirwa kwizera Imana. Yesu ashimwe. Ibyo ntibikwiriye gutuma tunanirwa guhanga Imana amaso no kwakira ijambo ryayo. Abayuda bakiriye ijambo ry'Imana, baravuga bati ubwo ari Imana ibivuze izabikora, ngo bikubita hasi imbere y'Imana barayiramya, baravuga bati Imana icyubahiro kibi cyawe, kuko ni wowe uvuze kandi ni nawe uzakora. Yesu ashimwe cyane. Icyo bakoze bacyumva izo ngabo zibateye, batewe ubwoba bahamutse, bihutiye gushaka Imana, bihutira kuyikubita imbere. Umva ahubwo inama nakugira, ihutire gushaka Imana, ikubite hasi imbere y'Imana, takambira Imana, ririra Imana, yibwire ibyo bikugoye, bibwire ko nta handi ubutabazi bwava, yibwire ko nta murengezi, yibwire ko nta wagira icyo agukorera uretse Uwiteka kumanuka akakurengera. Haleluya. Uretse Uwiteka kumanuka agakora iby'ubutwari, nta wundi murengezi, nta wundi mutabazi. Bamaze kwiyegurira Imana no kwiyereka ko ntahandi gutabarwa kwava, Imana yarumvise kandi iramanuka irakora ku buryo intsinzi yabaye yabo. Haleluya. Mwene data, naje kukubwira ngo nawe uzatsinda, nawe uzanesha. Ntabwo bizahora bimeze gutyo. Ijambo ry'Imana nkunda kubabwira riravuga ngo siko bizahora kubategereza Uwiteka. Icyangombwa ni ukuba wiringira Uwiteka kandi ukaba uzi ko ntahandi gutabarwa kwawe kwava. Kubikora izabikora kandi izahesha izina ryayo icyubahiro. Nawe uzaba umugabo wo kwihamya, uzavuga kugira neza kwayo. Wikurwa umutima n'ibyo bibazo bikugose. Bo yarababwiye ngo mwikurwa umutima n'izo ngabo nyinshi zibagose. Nawe wikurwa umutima n'ibyo bibazo byinshi bikugose. Wikurwa umutima n'ubwo bushomeri, wikurwa umutima nuko abana batarajya ku ishuri, n'uyu mwanya Imana yarema yakora igitangaza, nigira ikikora ikakirema, aho yashaka niho yacisha ubutabazi. Wirara udasinziriye kuko ntacyo uzahindura, ahubwo iyegurire Imana, umutima wawe wegurire Imana, uririre ku birenge byayo, uyibwire uti Mwami Imana, utanabaye nta wundi wantabara, nta wundi watuma abana banjye bajya ku ishuri, ni wowe wo kundengera, ni wowe wo kundwanirira. Imana yacu ifite imbaraga, irihagije mwene data kugira ngo idutabare. Ntabwo igomba gutabaza amahanga, ntabwo ikeneye inkunga, irihagije. Uko yashaka niko yabigenza, uwo yashaka niwe yakoresha. Ni Imana ifite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi mu kuboko kwayo. Rero yagutabara icishije aho ishaka. Haleluya. Mu kirere yahacisha, ku butaka yahacisha, mu Rwanda yahacisha, mu mahanga yahacisha. Ubutabazi bwawe yabucisha aho ishaka, kuko amahanga yose ari imbere yayo. Ngo amahanga ni nk'agatonyanga imbere y'Imana. Aho yashaka rero niho yakura ubutabazi bwawe. Uwo yashaka niwe yakoresha, kuko bose irabategeka, byose irabitegeka. Isi n'ibiyuzuye ni ibyayo, kugukiza irabishoboye. Ngo kubwa ya mibyimba ya za nkoni Yesu yakubitiwe ku musaraba, aho niho dukirira indwara. Niba ari icyago kigukomereye cy'indwara kikubujije amahoro, ndakubwiye ngo Uwiteka arashoboye, aracyari umunyembaraga, arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Haleluya. Ashobora byose. Yesu yarapfuye kugira ngo dutabarwe, yikoreye ibyaha byacu, yikorera intimba, yikorera amaganya, yikorera ubukene. Niyo mpamvu avuga ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Mwami Yesu azi kubabara, azi ibyago, azi amakuba. Niyo mpamvu ngo iyo tumutakiye abasha kudutabara. Mwegurire byose rero, azakugirira neza, afite ububasha buhagije mwene data. Witinya, wikurwa umutima n'ibyo bibazo, wikurwa umutima n'ibikugose bitari bimwe, wikurwa umutima n'amahanga aguhagurukiye. Ayo mahanga yaba ubukene, yaba ubushomeri, ubukode, kwigisha abana byanze, indwara, abanzi barakugose impande n'impande. Ibyo byose byita amahanga, byita ibikugose, ariko ubibwire ngo mwabingose mwese mwe, namenye ko Uwiteka ari hejuru yanyu, namenye ko Uwiteka ashoboye, namenye ko Uwiteka ari umunyembaraga. Mwintera ubwoba rero kuko Imana ni umurengezi wanyu. Mwene data, witinya, wikurwa umutima n'ibyo byose bikugose, kuko urwo rugamba atari urwawe. Urwo rugamba Uwiteka niwe uzarurwana. Nta mbaraga ufite zarurwana, nta mbaraga ufite zakwirwanirira, ntacyo ushoboye, ntacyo wakora. Reka Uwiteka arwane urwo rugamba, rumwegurire, bimushyire byose. Ntabwo azakubwira ngo ibi byose uzanye sinabishobora.
ariko ushobora kwirukanyira umuntu ukamubwira utumva banyirukanye mu nzu, niba ubishoboye mfasha nshuti yanjye umpa amafaranga y'ubukode. Ejo ukagenda uti abana bagiye kujya ku ishuri, nabuze minervari, nabuze amakayi, nabuze ibikoresho ku ishuri babatuma, akavuga ati ariko se uyu we ninde wamubwiye ko giye nishingiye ibibazo bye, ninde wamubwiye ko giye ari giye ugomba kumutunga? Uwo ni umwana w'umuntu. Niko duteye, turagabanyirijwe. Kandi ashobora kuvuga gutyo nawe atari urwango, ahubwo atabifitiye ubushobozi. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana irabishoboye byose, bijyana imbere yayo byose. Ubyegurira Imana, uyibwire, uyitakire, uyitakambire, byose bikugose, bikubujije amahoro, bijyana imbere yayo, izagutabara ititaye ko wabijyanye imbere yayo ari byinshi. Ifite uko izabigenza, yewe ifite n'igihe izabikorera. Ishatse yabikora none anyikubwirije ijambo, si yose ivuga bikaba, kandi yategeka bigakomera. Ubwo rero aho yashaka niho yabikorera, kuko nizi igihe gikwiriye. Haleluya. Kandi wibuke neza kwigukunda. Ijambo ryayo riravuga muri Yesaya ngo yaduciye nk'uca imanzi mu biganza byayo, kandi umugambi wayo mwene data ni mwiza ku buzima bwawe. Imana iguha umugisha, gire gusoma ijambo ry'Imana. Nibigukundira iki gice cyose dusomye, ukisome ukirangize. Twebwe dusomyeho imirongo mike, ariko wowe usome iki gice cya 20 ukirangize. Nibigukundira usome n'icya 21. Mbega ubishoboye bigukundiye, wajya wumva ijambo ry'Imana none ukita ku gusoma ku gice cyose iryo jambo ryavuyemo, cyangwa se washaka icyo gitabo cyose ukagisoma. Nk'ubu ugafata ingoma za kabiri zose, igitabo cy'ingoma za kabiri ukagisoma, urushaho kumva imbaraga z'Imana, ukumva uburyo cy'Imana itabara, ukumva uburyo cy'Imana irengera abayo. Imana yacu irashoboye, nta kinanira. Mama Imana aguha umugisha aho ukurikije ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Umenye neza ko gutabarwa kurahari. Witinya, wikurwa umutima, ntihagire ikintu na kimwe kigukura umutima, kuko iyo wizeye nirubasha. Imana iguha umugisha. Turagushimiye Nyiringabo, Imana yacu ikomeye, Imana nziza y'ukuri n'urukundo, wambaye icyubahiro no gukomera. Urashoboye Mwami, shimwa kuje gutabara abana bawe. Uyu mwana wawe wumvise iri jambo ryawe uyu munsi, yarakuye umutima n'ibibazo bitari bimwe. Mana ndasenze ngo iri jambo ryawe rikoreshe imirimo n'ibitangaza, umutabare kandi umurengere. Abo bose bazakurikira iri jambo, haba ari none haba ari imyaka yari ryari, nzi neza ko ijambo ryawe rihora ririshya, nzi neza ko uri umunyamaboko, nzi neza ko ushobora byose, nzi neza ko nta kirogoye imigambi yawe. Ubatabare kandi ubarengere, ubarenganure Mwami, ubabere ibyiringiro bizima. Urugamba bafite aba ari wowe ururwana, kuko ni wowe ufite imbaraga. Ubakorera ibitangaza kuri gitangaza. Izina ryawe nishimwe Mama Imana. Wakoze kumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Bene data, utarakora subscribe kuri iyi channel yayikora, ukajya ubona ijambo ry'Imana n'ibiganiro byose ducisha kuri channel yacu, ukagira gusharinga, kandi ushatse wakora no kukazogera gari, kugira ngo ibyo ducishaho byose bijye bikugeraho, ukurikire gahunda, uzarushaho kugubwa neza no kwaguka mu mwuka. Uwiteka kurebe neza, kwishimire. Shalom shalom.